Christo gusiga ubumana bwa mbere ni ukugira ngo ubumuntu budakangarana. Aza atambaye ishusho y'Imana, yambara iy'umuntu kuko aje gukiza umuntu. Iyo aza yambaye ishusho y'Imana, n'intebe y'ubumana yari kwimuka ikaza mu isi. Ndiyo. Kabiri, asiga icyubahiro kuko aje gucungura abasuzuguritse n'abanyacyubahiro. Yesu yari atarabaho. Yesu yabayeho Mariya amubyaye, ahubwo yari Imana. None se nurankonfuzinze kandi rero none se ko uyu munsi iyo abantu bari kutwigisha batubwira ko iriya nta mivugwa ngo kiriya gitare ari Yesu wazaga mu ishusho y'ibyo bintu icyo gihe. Aha, reka nongere mbasuze rero mbaha ikaze, mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo twizeye ko uyu munsi uri buze kukubera mwiza, niba ari mugoroba kandi nizeye ko uri buze kugira ijoro ryiza. Iyi ni Impemburo TV, ni igihe cyawe cyo guhembuka kandi nawe ugahembura abandi. Uyu munsi ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'umukanguzi TV. Ngiye nitwa Vitali kumva kuri microphone. Imbere yacu rero turi kumwe na ANICET. Amen. Yesu ashimwe. Twishimiye kongera kukubona. Amen. Uyu munsi rero ushobora kuba byutse utameze neza, ushobora kuba wiri utameze neza. Reka twizere ko Imana yahindura paje y'ubuzima, ejo ukabyuka umeze neza. Uyu munsi twagize umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana ANICET. Mu mukunda muri benshi kandi natwe turamukunda, niyo mpamvu tuba twamugeze kugira ngo twongere tuganire haba ku mukanguzi ndetse no ku mpemburo. Niyo mpamvu twaje kureba ANICET. Hanyuma ANICET, mumeze gute mu buzima bwa buri munsi? Ubuzima bwa buri munsi Imana iraturinze, tugiye tubona ineza y'Imana, amasezerano y'Imana arasohora kandi ibyiringiro byacu birakomeye mu Mwami Yesu Christo. Imana ishimwe cyane. Rubanza. Yego. Yeah. Aha, hanyuma uyu munsi twifuje kongera kuganira namwe, cyane ko abantu baragukunda kandi si impamvu yo kugukundira hari kuko Imana yaguhaye ubwenge bwayo. Ntabwo ndabibona ko bankunda ariko wenda ndabyumvishe gusa urukundo ntaho urwumva. Urukundo umuntu ararubona ariko Imana ibaho umugisha. Umwuka wera abasure barukwereke. Amen. Yeah. Yes, uyu munsi rero nazinduwe no kugira ngo utuganirize, udutandukanyirize cyangwa se utubwire itandukaniro riri hagati Imana, Yesu Christo n'Umwuka wera. Babwira itandukaniro cyangwa ihuriro. Isano cyangwa se ihuriro. Aho ihuriro nari ngize ubwoba ngira ngo hari aho uzi batandukaniye. Ariko nanone umuntu ashobora kubyibaza kuko hari nk'igihe wumva umuntu ari gusenga akavuga ati mu izina rya Yesu Christo. Kandi ukongera ukavuga ati ngo umuntu umwe akongera akavuga ati ngo Imana yarampamagaye. Ntabwo ngo Yesu yarampamagaye. Akavuga ngo Imana yarampamagaye, agakora ikintu ngo mu izina rya Yesu. Ukumva bibaye uruvange asa nk'aho bitandukanyije. Yes. Nubwo yego. Iyo tuvuze Imana data wa twese, juste ijambo Imana. Imana ni nyinshi. Ubundi Imana n'ijambo nyagasani uriha icyo wubashye kuruta ibindi. Ko nyagasani nimukurikira murasanga hari abantu bagiye bitwa ko. Muribuka Shaduraka muri hangana bavuge mu mazina yanditswe niho abantu babamenya. Ubundi bitwa Hananiya, Mishayeli na Azariya. Yego. Shaduraka ni amazina yo muri Babuloni, burya unavuze Shaduraka muri Isiraheli ntabwo bari kumenya abari bo. Ko ni nacyo wabahinduriye amazina yashakaga ko batamenyekana. Ariko icyo ngambiriye kuvuga, bajya kwa Nebukadineza baramubwiye ngo Mwami nyagasani. Bubaha Imana kandi kumubwira nyagasani ntabwo baguye, ntabwo bamwise Imana, ntabwo ari Imana yabo yo kubahwa. Nyagasani ni ijambo ushobora kubwira umuntu ukesha ubuzima. Icyo mu cyumve. Yego. Nkuko wavuga ngo umuntu ni umutware cyangwa nyiri cyubahiro. Abantu bari bube confused bavuga ngo nyagasani umuntu wakesha ubuzima ngo nta watumubaho. Ndagira ngo mbabwire ko abatware nabo bayoboye ubuzima bw'abari mu isi munsi y'amaboko yabo. Mwibuke ko tuvuga his excellence. Yego. Yes. Rero kuvuga Imana icyo wapfukamira cyose
wacyita iryo zina, wacyita izina Imana. Yego. Ni nayo mpamvu iyo tugiye kuvuga Imana turavuga ngo ni Imana ishobora byose. Hari izindi Imana zishoboye bimwe ariko atari byose, kuko Imana ntabwo ikora byinshi, ntabwo ishoboye byinshi, ahubwo ishoboye byose. Muri byinshi hasagukamo ubundi bike. Yego. Ariko ishoboye byose. Rero iyo tuvuga Imana ni ubwo buryo bw'icyubahiro cyo kigaragara ariko mu ishusho y'Imana itaboneka. Hari Imana Data, sibyo? Yego. Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Kuvuga ngo Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera si Imana eshatu, ni ibyiciro bitatu Imana yigaragajemo ariko ni imwe. Imana Mwana ni igihe Christo yari ari mu isi. Yego. Byaje gusohoza ubuhanuzi bwa Yesaya buvuga ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Imana, ntabwo ibirenge byicara, birahagarara. Ibyo mubimenye, birahagarara. Sibyo? Yego. Noneho niyo uvuze ngo isi ni intebe y'ibirenge by'Imana, ntabwo ari uko yari igiye kuza kuhahagarara, ahubwo ibirenge bya Christo byari bigiye kuza kunyura mu isi, aribwo butumwa bwiza. Kandi Nahumu yarahanuye abwira Yuda, aramubwira ngo komeza ibirori byawe kuko umunyakibi yatsembweho. Ngo dore amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro, ngo uriya ku mpinga z'imisozi. Iyi misozi umunyashuramukazi yabwiye Salomo, yaramubwiye ngo umukunzi wanjye aba mu gihugu cy'imisozi miremire. Aramubwira ngo avuga ngo iki? Aramubwira ngo iyo avuze ijwi rye riruhura ibyaremwe byose. Kuvuga rero ngo ijwi rye riruhura ibyaremwe byose ni ku musozi nyine. Yego. Reka aho mpataruke. Christo ari mu isi yari ishusho y'imbabazi z'Imana, mu buryo Yesu yambayemo umubiri. Urihangana amere nk'uwihariye ijambo kugira ngo ibi bintu byumvikane. Yego. Hanyuma Mwuka Wera ni Imana mu ishusho y'imirimo igaragara ariko mu buryo bw'Imana itaboneka. Ni Imana igaragarira mu mirimo. Mwuka Wera akora imirimo ikomeye, ni wo wemeza abantu. Akora imirimo. Umwuka ni ukuboko kw'Imana ko gukora, ni wo mufasha. Yabwiye kuro ngo uwo mfashe ukuboko kw'iburyo. Iki kintu mu gitekereza, uhagararanye n'umuntu muri kureba mu byerekezo bimwe, akagufata ukuboko kw'iburyo, yagufatisha ukuhe kuboko? Kw'imoso. Ukuboko kw'imoso. Iyo Imana idufashe idufatisha ukuboko, uretse ko Imana ari inyembaraga, ariko idufatisha ukuboko kwayo kumeze nk'aho twavuga ngo ni intege nkeya, ko tuzi ko mu position uko duhagarara imoso ariyo y'inyantege nkeya. Ariko Imana iba yizeye uburyo idufasha. None igitangaje, uzi impamvu idufatisha imoso? Ikoresha indyo iturwanirira. Mu yandi magambo, imbaraga idufatisha nizo zoroheje kuruta iziturwanirira. Amen. Irwanisha imbaraga nyinshi ziruta izidufatishije. Imana ishimwe. Amen. Amen. Noneho kuvuga ngo Umwuka Wera ni ukuboko kw'Imana mu ishusho y'imirimo. Imana Data wa twese rero, ihuriro ryayo na Christo. Kuvuga ngo ni Data wa twese, uribuka Yesu ari mu isi, ariho abantu bajya baba confusion, ugasanga umuntu ya confusinzwe no kuvuga ngo Yesu yavuze ngo Data. Yesu aza mu isi yari Imana mu mubiri, umubiri uri mu mwuka kandi ukomezwa n'amasezerano. Muraza kunyumva. Imana yabwiye Mariya ngo uzasama inda. Yego. Ubyara umwana w'umuhungu, azitwa Yesu. Yesu kuza mu isi ntabwo mbere yakavukire ye yitwaga Yesu. Intebe ya Mesiya yabaga mu rusengero bayivugiragaho ngo Emmanuel, bivuze ngo ni Imana iri kumwe natwe. Yesaya amuhanura mu gice cya 9:5. Umbabarire dukoresha inyandiko. Yego. Yesaya amuhanura mu gice cya 9:5 yavuze ngo iki? Umva ukuntu yavuze. Yaravuze ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye.
azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, Uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Yesaya ari kuvuga amazina ya Christo. Twe tumuzi nka Yesu kuko niyo briefing Mariya yahawe. Imana yamubwiye izina agomba kumwita. Yego. Kandi ugiye kuvuka ni uri kuvugana na Mariya akabwira ibyo kuvuka. uri kuvugisha Mariya ni ugiye kuvuka. Ni ugiye kuvuka. Yego. None ikindi cya kabiri Pawulo yaramuvuze, aravuga ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundira. Ngo yiyambura ubwiza n'ubumana n'icyubahiro n'ubutware, yambara ishusho y'umugaragu ndetse nawe w'imbata, afata ko kamero. Christo gusiga ubumana bwa mbere ni ukugira ngo ubumuntu budakangarana. Aza atambaye ishusho y'Imana, yambara iy'umuntu kuko aje gukiza umuntu. Iyo aza yambaye ishusho y'Imana, n'intebe y'ubumana yari kwimuka ikaza mu isi. Ndiyo. Kabiri, asiga icyubahiro kuko aje gucungura abasuzuguritse n'abanyacyubahiro. Yego. Ubundi uburyo ijuru rikora si kimwe n'isi. Icyubahiro gihera hasi, abo hasi mu isi bagiha abari hejuru. Umuto niwe ukura isari ibukuru, umukuru akwikiriza iyo wateye. Uzi icyo bisobanura buriya? None turiho, ejo ni hasi, undi akavuga ati ibyo narahiriye ndacyabyemera. Kwikiriza isari nicyo bisobanura. Ndacyabyemera. Rero umuto niwe usingiza umukuru, ariko mu bwami bwo mu ijuru umukuru niwe waje gusingiza umutoya. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru abanza abe muto, hanyuma y'abandi. Asiga ubumana kugira ngo intebe isigare, asiga ubwiza kuko ubwiza bwa Kristo iyo buza bwari kwica ababi yarajemo. None se Abisiraheli iyo Imana yanyuraga mu ihema, uzi icyo bita gucisha kwera kwayo mu ihema ry'Abisiraheli? Ni ukwica abanyabyaha babaga bacumuye, bose bakaramura ibiganza bakavuga ngo Uwiteka anyujije kwera kwe mu ihema ry'Abisiraheli. Iyo Imana imanuka n'ubwiza bwayo yari kwica ububi bw'ababi. Yamanutse yambaye umubiri umubi, ubora, upfa, ubabara, usonza, urira, umubiri w'ipfubyi, umubiri ukubitwa uva amaraso, kugira ngo umubiri Yesu yambaye ube incungu y'indi mibiri, nk'uko umubiri w'intama wacunguraga umubiri w'abantu. Yesu waducunguza umubiri we. Yego. Asiga n'ubutware kuko ataraje kuyobora mu isi, ariko aza ari Mesiya. Nibagiwe najyaga kuba nicaranye Korani. Aza ari Mesiya. Mesiya biravuze ngo ni uwasizwe. Yego. Kuko ntiyari kwimikirwa mu isi, aho wimikiwe niho ubwami bwawe burangirira. Yaje ari umwami uganje. Amen. Ariko asiga cya cyubahiro n'ubutware n'ubumana. Ibyo nibyo dukombina. Christo yabwitaga data kuko yari mu mubiri, ariko azi icyubahiro n'ubutware aho biri. Nibyo yita? Exactly, nibyo Yesu yitaga data. Azi icyubahiro, azi imbaraga, azi ubumana, azi ishusho, azi ubwiza, azi intebe, azi ubwami aho yabisize. Niyo mpamvu avuga ngo data, kuko imbaraga ziriyo zabikora, zakora ibyo avuze. Iyo azibwira ngo nimuze zari kumanuka, ariko yabwiye Petero ngo urugamba si urw'umubiri. Iyo rujya kuba urw'umubiri nari guhamagara ingabo.
rejiyo yo mu ijuru yajyaga kubikora azi ko yayisizeyo yego yarabizi ko yasigaye ariko we urugamba arashaka kurukora muri independent ni ubwigenge kwigenga gusa uwemera ndamucungura utabyemera byihorere arindirijwe umunsi w'imperuka rero Yesu ni intego y'icyari kimuzanye kwitwa Yesu ni izina bisobanura umucunguzi mu kigiriki bavuga Jehoshi Yashoni Jehoshi ni igiheburayo Yashoni ni kigiriki ni ukuvuga ngo ni umucunguzi hanyuma rero Yesu ni ishusho y'Imana mu mubiri mu buryo bw'imbabazi yo gucungura Imana data ni icyubahiro n'ubumana n'ubutware hanyuma umwuka wera ni ishusho y'Imana mu buryo bw'imirimo rero Imana data wa twese yakoze mu isezerano rya kera reka mbivuge hose yarahakoze ariko uburyo tuvuga data wa twese yakoreshaga umwuka mu buryo bwo guhanga ku bantu guhangwaho ni igihe utunguwe no gukoreshwa n'umwuka ariko uyu munsi umwuka ntadutungura ntukoreshwa n'umwuka utarabyarwa nawo nta n'ubwo umwuka gukoresha utaramwuzura urabanza ukabyarwa n'umwuka ukuzuzwa umwuka warangiza ukayoborwa nawo wayoborwa nawe akakoburije ibyo ukora ariko mbere umuntu yatungurwaga no kuvuga ngo Imana iravuze nawe yava mu mwuka ntamenye ibyo yavugaga ariko uyu munsi kugira ngo umuntu avugire Imana agomba kubanza abyarwe nayo yego kubwo kwizera Christo Yesu rero wabivuze nababwiye ngo muri ihangana ntinde mu busobanuro wabivuze ngo ukumva umuntu arasenga iryo zina niryo twahawe gukirizwamo uzi impamvu tugomba gusenga mu izina rya Christo nuko ari iry'Imana twumviramo inyuma y'irindi zina nta rindi zina rihari wanyuramo ngo Imana ikumve ijambo rivuga ngo iki nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse izina rya Yesu Kristo udasengeye muri iryo zina ntiwumvwa kubera iki iyo usengeye muri iryo zina uba wiyambitse umubiri wa Yesu gusengera muri iryo zina ni uguhamya imirimo Imana yakoreye muri Kristo gusengera muri iryo zina ni ugupfana na Kristo kandi kurisengeramo ni ukuzukiramo kuko yaravuze ngo nimuba muri njye amagambo ya nyakamurimo noneho wabyumvisha musabe icyo mushaka cyose ngo kandi icyo muzasaba cyose kubw'izina ryanjye data azakibaha ari kubabwira nk'umuntu w'umubiri ariko ufite se kuko yari yambaye umubiri ariko niwe Mana niwe Mana niwe Mana niwe Mana reka ngusomere ijambo wenda nihariye ijambo ariko ndahita nsoza umva ukuntu ijambo rivuga mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana kuki bavuga ngo yahoranye n'Imana ntabibasina niwe zina niryo twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru niryo zina nyine ni Kristo ntangiye kubyumva amen amen noneho hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo Kristo yari afite umubiri 100% kandi yari afite n'ubumana 100%. Aho nemerana nabo. None kuki watubwiye ngo yabisize mu ijuru? Uzi impamvu afite Imana 100% nuko azaho yayisanga azi n'uburyo ashyikirana nayo. Ko yaravugaga ngo data. Uzi kimwe mu bintu yahowe ibintu bitatu. Ubundi yahowe ngo kwica amategeko ya Mose harimo n'isabato ngo gukandagira isabato. Icya kabiri bamuzizije ngo nuko yavuze ngo nasenya urusengero harwubaka mu minsi 3. Ikindi cya gatatu yazize ngo nukwiyita umwana w'Imana personnel. Ibyo nabyo biri mu byo yazize. Uzi impamvu yavugaga ngo n'umwana w'Imana nuko azi ko umwuka wagiye mu nda ya Mariya ukambara umubiri. Ni Imana 100% uwo mwuka. Imana ni iki? Igisobanuro cy'umwuka 4 Yohana 4. Ni Yohana 4 umurongo wa kangahe wa 28 cyangwa 24 hasobanura ngo iki aravuga ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bakure kwisengera mu mwuka no mukuri. Icyo gisobanuro ni icy'umwuka. Imana ni iki? Ni umwuka, niyo yagiye mu nda umwuka w'Imana azakuza. Sinda y'umwuka se? Yego. None yambaye n'umubiri.
ni umwuka ariko ntukiri kugaragara ari umwuka, uri mu mubiri. Niyo mpamvu Yesu yagize igikuriro arakura, atekereza kurya nk'umubiri, umubiri warafonksiyonaga. Ni umubiri kandi ni umwuka. Yego. Kandi Imana ni umwuka. Yes. None se bitumye ngira utubazo twinshi. Yes. Bajya bavuga ko ko Christo ari iburyo bw'Imana Data. Ubwo azaba ari iburyo bw'Imana Data gute kandi ari we uzi impamvu atarajya muri bwa butware n'ubumana, aracyafite za nkovu n'imbereri, arindiriye itorero. Yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ntabwo nzanywa ku muzabibu, sinzarya ku rubuto, habe no kunywa kuri vino yawe, ntari nicarana n'umugeni nakoye. Icyubahiro n'ubutware n'ubumana biracyari aho ku ntebe y'Uwiteka n'ubwiza. Abakerubi bari kwitaka avuga ngo urera Mana. Ubwo bwiza bw'Imana buhishwemo ishusho y'Imana, abakerubi bataramenya ngo Imana isa gute. Ariko ya Christo irazwi kuko bamubonana imbereri. Biravuze ngo mvuye gucungura, mu isi hari abacunguwe. Niyo mpamvu yicaye iburyo. Iburyo se ni umwanya wake. Abize protokole, umwanya w'icyo, abazi protoko uko bigenda. Iburyo nihe? Umugabo yicara mu ruhe ruhande rw'umugore? Yicara mu ruhande ajya mu ruhande rw'iburyo. Biravuze ngo ni umwanya w'umutware. Umugore ajya ibumoso bw'umugabo. Yego. Uyoboye yicara iburyo bw'abayobora. Tangira kugenda usobanukirwa. Kwicara iburyo ategereje igihe cyo gushyirwa munsi, cyo gushyira munsi abanzi b'Imana. Umunsi urupfu ruzabazwa ngo urubori rwawe ruri, kunesha kwawe noneho kuriye. Wakuzimuwe, abo wamize urabarutse. Niho hazasohora ijambo Yobu yavuze ngo ibyo ubutunzi yamize zabumuhubuzamo. Niho iryo jambo rizasohora. Ni ubutware bw'Imana. Noneho ikintu gitangaje, abantu bazabona Christo ku bicu nibagera mu ijuru ntibazabona Imana na Yesu. No, ahubwo Christo azabonekera mu Mana Data wa twese, n'Imana Data ibonekera muri Christo Yesu. Nibwo hazuzura ijambo rivuga ngo nge na Data turi umwe. Ntabwo ari babiri, ntabwo ari batatu, n'umwe. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Oh, Mana we, Mana we, Mana we. Natwe abazaba bakiriho bazareba mu maso he. Oh, peho sanima edrai periamo nimandia. Tuzareba mu maso h'Umukiza. Amen. Azaduhoza amarira n'umubabaro birangire, yambara ubwiza yahoranye n'icyubahiro. Mu bisome, reka tubisome Yohana 17. Ole bonimandia. Mana ishimwe. Yohana 17 barihangana, ntabwo turi buze kuhamanuka hose. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru, ati Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe, ngo umwana wawe akubahishe nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Ubu nibwo bugingo, ko bakumenya yuko ari wowe Mana yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Christo. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wawe wampaye gukora. None Data, imbere yawe unyubahirisha cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Urakoze. Yes. Dusubiye inyuma mu itangiriro, hari ijambo rivuga ngo baricara haba inama. Yego. Mu ijuru haba inama. Nuko baricara bari mu muntu. Ndavuga ngo duse natwe. Senatwe. Harimo umutwe w'abamarayika, harimo imitwe. Nimvuga imitwe nyine ubwo bumva imitwe mu buryo bwo kuyobora. Harimo imitwe y'abamarayika. Ibizima, bakuru, bakerubi, abaserafi, abo bose bakoraga mu department yo kuramya no guhimbaza Imana mu ijuru. Ntabwo ari Imana na Yesu babivuganye.
abantu benshi bazi ko ari Imana. Yesu yari atarabaho. Yesu yabayeho Mariya mubyaye, ahubwo yari Imana. None se nurankonfuzinze kandi rero none se ko uyu munsi iyo abantu bari kutwigisha batubwira ko iriya nta mivugwa ngo kiriya gitare ari Yesu wazaga mu ishusho y'ibyo bintu icyo gihe. Ubundi hari izina afite Emmanuel. Yego. Bivuze ngo ni Imana iri kumwe natwe kuko ari uzakiza abantu b'ibyaha byabo. Yesu ni izina ryavukanye n'urubyaro rwa Mariya. Yaramubwiye ngo uzamwite Yesu. Ntago yitwaga Yesu, yitwaga Emmanuel. Nose icyo mutumva ni iki? Nose siko ijambo rivuga uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu b'ibyaha byabo. Yego. Yesu ni uwo Mariya abyaye. Umubiri Christo yari yambaye ni wo witwa umucunguzi kuko niwe ugiye gucungura. Mu ijuru si Imana yari kwambara umuriro wo gucungura, iri gucungurana. Yari yambaye icyubahiro n'ubutware, niyo mpamvu Yesu avuze ngo ukinsubize bimwe nahoranye isi itararemwa. Urumva hari uko yahoze abukundi, none uko ariko amaze kugukoresha, narangije umurimo wampaye, none nsubiza uko nari imeze. Yego. Si byumvikana? Bikumvikana. Yes. Kuvuga ngo iriya ntama yashushanyaga Yesu, nibyo yashushanyaga Yesu nyine uzaza kuducungura. Christo uwera w'ukuri uri mu cyimbo cy'Imana, Mesiya uwasizwe. Uzi impamvu ari Christo ari mu cyimbo cy'Imana? Nyine aje gucungurira Imana data wa twese. Siko ijambo rivuga se? Yacunguriye Imana data wa twese. Noneho kabiri kuvuga ngo ni Mesiya uwasizwe, nuko ataje gutyo gusa, ni n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ntabwo yaba umwami atarimitswe, yarasizwe. None se kubera abasiramu batamwemera nk'umwana w'Imana? Ubwo ugiye kumbaza impamvu abandi bemera. Ntabwo nsobanurira. Ushobora kubimbaza nk'uwabaye we, ariko sinshobora kukubwira ngo umuntu ntiyemera iki, akemera kuko atakizi nyine. Mpamvu batabyemera nuko batabizi cyangwa se abandi ntibashaka kubyemera. Nicyo gisubizo naguha. Yego. Imana, Yesu n'Umwuka wera. Yes. Ubu turakibaza kubera iki iyo abantu bari gusenga cyangwa se bari kubwiriza usanga bashobora kuba bakoresheje aya mazina atatu ngo mu kintu kimwe, ariko kumva bayakoresha nko mu buryo butandukanye. Ubu buryo butandukanye ndagira ngo unyumve, ntabwo biri bugera imbere y'Imana bitandukanye. Biragenda ari ikintu kimwe. Kuko kuko Yesu ajya kujya mu ijuru yadusigiye Umwuka wera nk'ingwate. Uzi icyo Umwuka amaze? Atunihira iminiho itavuga, kandi niwe uyobora, niwe udirectinga amasengesho yacu. N'igihe tuvuga tukisobwa, ntabwo Umwuka ajyana bimwe twibeshya mu masengesho, abigezayo bingana n'icyo twari tugambiriye kuvuga. Umwuka niwe uyobora amasengesho. Izi mpamvu abantu bashaka ngo yavuze aka kamucitse, ako ntikajya kagera mu ijuru, gasigara mu bantu nyine bafite iyo mitima yo kubika utwacitse abandi, ariko Umwuka kajyana gasobanuye icyo yashakaga kuvuga. Amen. Noneho icyo nshaka kuvuga, ikintu nshaka kukubwira hano, dore impamvu Christo ari we Mwuka ari mu isi. Yesu akiri mu isi, hari umuntu muzi wuzuye Umwuka wera agahanura? Abasomye Bibiliya, hari umuntu muzi wigeze yuzura Umwuka wera agahanura Yesu agihari? Ntabwo nigeze nsoma. Kubera icyo atahanuye? Umwuka wera yari yiyizi, yari mu isi. Wari kumukorera gutahari se? Umwuka wera yarahibereye, yarahibereye, yari muri Kristo. Wari kumukorera ibiki kandi aho ukorera ariho yaje se? Niho biro yayishyize. Uramukorera ibiki se? Nta yindi yari ikenewe. Niyo mpamvu yavuze ngo ikiruta nuko ngenda kugira ngo muhabwe umufasha, kuko iyo ahaguma mwari kumubona gute se kandi yari ahari? Umwuka wera yarahibereye. Niyo mpamvu Umwuka wera bamuhawe Yesu amaze kugenda. Ni nayo mpamvu ari we wamutanze nk'isezerano, kuko Bibiliya ivuga iki? Twahawe Umwuka wera w'ingwate. Biravuze ngo aho mwakabaye kuba mufite Yesu, nimureke agenda Umwuka aze mu cyimbo, ni ingwate. Yes. Amen. Amen.
ariko akantu rero nako gasobanura aragiye Yes. aduhaye ingwate kandi ingwate aduhaye ni ubwe kuko bisobanuye kuki batavuze ngo nubwo agiye ndongera mbihe yaravuze ngo ndagiye ariko nubwo ngiye simba size nk'imfubyi nzaboherereza umufasha azaho muri yego noneho yavuze irindi jambo aravuga ngo abisi ngo igihe kirageze ngo abisi ntibabe bakimbona ngo ariko mwe bamaze kuba bari muri Kristo uburyo butuma bamwiyumvamo ubu tubona Yesu abisi batareba tumwumva batamwumvishe tuvugana nawe batamureba niyo mpamvu bari confusion babishakira mu ikayi ku ikaramu ku mubare muri mashini ntibamubone ababona Kristo nabamurebera nyine mu bucunguzi tumwiyumvamo kuko yaravuze ngo intama zanjye ziranze iyo zivuze ndazimenya nanjye ndazizi iyo zivuze menya ko arizo nanjye iyo mvuze ziranyumva inzira ijya mu ijuru turayumva ifite sensa were iyo nzira uyirimo arayumva nayo iramwumva yes yaravuze ngo sinzabasiga none se iyo umuntu akubwiye ngo sinzagusiga biba bisobanuye iki ko muri kumwe asante uzisengesho Mose yasenze muri Zaburi ya 91 yaravuze ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cyishobora none se abantu mwese mukoresha ubwenge butekereza wabona igicucu cy'ikintu kidahari ntabwo bishoboka ubwo ubona igicucu na nyiracyo arahari byanze arahari ubwo hari imirimo wabonye Imana ikora iyo yakoze irahari ubwo yavuganye natwe iyo yavuze irahari Paria monandrai tokita lobone sign moria Imana ishimwe niyo mpamvu yamenye ko abigishwa bari buze kumureba yapfuye azinga umwenda wari ku mutwe we awusiga utari hamwe n'indi myenda y'ibitare reka mpabasomere mutagira ngo na magambo ya ANICET Yohana ubutumwa bwiza 20 umurongo wa 8 havuga ngo iki ngo nicyo cyatumye reka somye 7 ngo n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya umva 8 ngo nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira bibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore yazinze umwenda aravuga ngo baraza kunshaka bataza bakambura reka nguzinge muri system ivuga ngo nubwo mutahansanze sindi kure ndafashijwe bavande nubwo muje ntimumbone ariko ndi hafi sindi kure ndi hafi Yohana hageze ararunguruka ndi yinjira Petero ahita yinjira abonye igitambaro araseka niwe muntu wa mbere wasekeye mu mva hariya ni ahantu hatajya hishimirwa ariko yabonye igitambaro yabonye igitambaro araseka ngo na wa mwigishwa wundi ngo bimutera kwinjira ngo ibyo babonye bituma bizera ibyo babwiwe na wa mugore ko yazutse ari muzima byari bivuze ngo nubwo mutansanze hano ariko ndahari Yesu ajya azinga botike akaguma hafi y'urugo akagutunga udacuruza akazinga lisansi ukabaho udakora ajya yizinga we agatwara ababyeyi ugasigara uri imfubyi ariko akaguma hafi ntajye kure agacungiraho arahari none se yasize avuze ngo ikiravuze ngo muze mwenyine twihererane uzihererana n'udahari munsanga ahantu hatari abantu uza ahantu Yesu ari aho abantu batari munsanga ahantu hatari abantu amen muri twe abarebe baravuze ngo kure y'induru z'abarasana niho tuvoma amazi amen ndafashijwe Imana ishimwe turimo turasatira umusozo kuko ikiganiro sinzi ko twakomeza kugikora gatoya mbabwira iki kintu Imana isengwa mu izina rya Christo hari indi zina twahawe gukirizwamo ntabwo ari Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no nawe yasengaga Imana uretse ko n'abasilamu burya ntabwo basenga Muhammad abantu babizi ko ari gutyo baribeshya
basenga Imana ariko mu kirenge cy'imyemerere ya Muhamadi. Nicyo cyitwa suna, kuziriza imihango, amahame n'amategeko nk'uko Muhamadi sallallahu alaihi wa sallam yabikoraga. Hanyuma abakora ikosa sasa ni abasaba Mariya kubasabira. Mariya ni umubyeyi utunganye kandi uruhukiye aho abera baruhukiye. Yego. Mariya yari umuntu w'umubiri, umubiri urapfa ubugingo bujya kuruhuka. Ariko Christo yari umuntu w'umwuka mu mubiri, umubiri urapfa ubugingo buzukira mu mwuka, umwuka urazamuka. Rero umwuka ubera hose icyarimwe, uwo ni umwuka wa Christo. Ariko uwa Mariya ntiwaberaga hose icyarimwe. Niyo mpamvu n'abamubwira ngo bamusabire ntabwo abumva. Aba basenga batagatifu ntabwo babumva. Umva icyo amaraso ya ba Petero ari gukora. Amaraso y'intumwa. Ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana 6:9 haravuze ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ay'Umwami wera w'ukuri uzageza he kudaca amateka no kudahora, kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu. Ibyo kubasabira ntibibareba, bari kurizwa n'amaraso yabo. Uhorera amaraso yacu. Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka. Ngo bagize bate? Ibyo kubasabira ntibirimo. Kumara igihe gito baruhuka, atabagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo, bazira nkabo uzuzurira. Byo kuvuga ngo batagatifu barajya kubasabira, no. Uwapfuye nta yindi mirimo akora ijya mu gitabo cy'ubugingo, nta n'ikindi kintu yumva. Iyo yagiye atunganye aruhukira mu isi y'igicaniro. Iyi niyo yasimbuye icyumba cyitwaga Shewori, aho Satani yakingiranaga abera. Uyu munsi ni mu isi y'igicaniro, niho imyuka y'abera iruhukiye. Iyi myuka y'abera yahagiye ryari? Igihe Yesu yapfaga ibituro bikinguka bikameneka, intumbi nyinshi z'abera zibonekera abantu muri Yerusalemu. Nibwo imyuka yahawe icumbi mu isi y'igicaniro, ijya kuruhuka itari mu biganza by'umubi. Yego. Na Mariya ari kumwe n'aba, na Yosefu ari kumwe n'aba. Rero kuvuga ngo babasabire, Kristo niwe zina. Uziromize Yesu yakoreye ku musaraba igorogota, yabwiye Yohana ngo Yohana dore umubyeyi. Abwira Yohana amutungira urutoki Mariya. Abwira na Mariya ngo Mariya dore umwana. Biravuze ngo ntuzarizwe nuko ubuze umwana, dore nguwo. Uzi Simiyoni ahanurira Mariya isengesho mu rusengero rwa Yerusalemu, yaramubwiye ngo inkota izagucumita mu mutima. Bwa mbere yacumiswe nayo igihe yajyaga mu butayu ajyanwe n'Umwuka. Igihe umwana yaheraga, muribuka ibyo Yesu yavuze. Yesu yaheze yasigaye mu rusengero, baje kumureba aravuga ngo ntimuzi ko binkwiriye kuba mu rugo rwa data, kandi ari kubibwira Yosefu umurera. Ari kubibwira se. Yarazi se. Rero nta wundi udusabira, nta n'irindi zina dusengeramo, si irya pasiteri, ntabwo ari irya bishop. Aba ba musenyeri sinyifikwa Imana yanjye. Musenyeri ni amazina y'ibisingiza abantu biha kugira ngo basumbe abandi, ariko ntabwo ariyo mazina. Musenyeri se kwande? Padiri, numvishe umugabo w'umunyarwanda wabeshya arasobanura ngo padiri ngo byavuye ngo ku baturage b'Ishangi ngo bagiye kureba umuceri kwa padiri, aravuga ngo padori, ngo nta muceri uhari. No, padiri ni iki gikiri, biravuga ngo ni papa. Papa rusange niko bavuga. Padiri ni ikigira iki? Kuvuga ngo ni papa data wa twese ni Kristo, niwe utubyarishije ijambo ry'Imana. Imana ivuga ngo iki? Iravuga ngo murabona byaye mbabyarishije ijambo ryanjye. Bibiri ikagaruka ivuga ngo iki? Ngo murabona remye mbaremeye muri Kristo Yesu, ngo abo niteguye kera ngo kugira ngo ngende ayiwe, ngo abo naremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo abo niteguye kera ngo kugira ngo muyigenderemo. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma turimo turasatira umusozo
hari akantu uvuze mpita nibuka Yesu yaravuze ngo ntihazagire undi mwita so. Uyu munsi tubona abantu bavuga ngo padiri, bakavuga papa, abandi bakavuga dadi. Ibi bintu byaba bihuye n'iryo jambo Yesu yavuze? ashobora kubabyaza ubutumwa ariko ntababyaza kwizera. kuko ubyaza ubutumwa ni ukuguha ubutumwa bukubyara. ubutumwa ukabyarwa nabwo nk'uko kwizera. ukwiriye kubaha kabiri wakubwirije ubutumwa akakubyaza ubutumwa, ariko si so mu kwizera. kuko umuntu wakubyaje ubutumwa wowe nawe mu kwizera, iyo muri aba Kristo mwese muba muringaniye. Imana ntireba igihe wabatirijwe, ntireba n'igihe wizereye, ireba ibyo wizera. gukura k'umuntu mu bukristo si igihe amaze, ahubwo ni urugero afata mu Imana. kuvuga rero ngo ni dadi ni so mu butumwa bwiza, yakubyaje ubutumwa kuko niwe wabivuze, ariko ntabwo ari siko mu kwizera. nkunda kubivuga turi doulos. Doulos ni ukuvuga imbata munsi y'ukuboko k'umutwara ariko hejuru y'uwo nawe agandukira. nkunda kubivuga muzanyihanganire. abatuyobora ntibisobanuye ko twabayobotse. batuyobora kuko bizera nk'uko twizera. bavuyeho twakomeza, banahari turahari. kandi batarazi Imana irahari, batanahari twizera Imana. urufatiro rwo kwizera ntiruba ku muntu. Yesu niwe banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza. amen. aha turimo turasatira umusozo. aba bantu rero bafataga ko hari Imana eshatu, ariko hari n'umwigisha nigeze kumva bivuga, uretse ko nawe nyuma yaho yaje kugira, ariko hari abantu bafata ko ari Imana eshatu ziva mu ijuru. ngo ari Imana Data, ari Imana Mwana, n'Imana Mwuka Wera. uyu munsi ntegereza ko basobanukiwe. Imana ni imwe. mu buryo yagaragayemo butatu. Conseil de Nicée yabaye kuri 15 z'ukwa munane muri 523 niyo yanzuye ijambo mujya mwumva ryitwa ubutatu butagatifu. uzi impamvu bakizeho ubutatu butagatifu? kwari ukugira ngo bagaragaze umwana cyane, berekane inkomoko ye. niho batangiye kuramya Bikira Mariya, bagaragaza akababaro k'umubyeyi wapfushije umwana kuruta umwana wapfuye. ni naho bashyiriyeho ayo mahame n'amasengesho n'urutonde rwose rw'uko bikurikizwa. niko Kiliziya ibikora. icyo gihe nta mukristo wasomaga Bibiliya, barababwiraga ngo Bibiliya ni igitabo gitera akaga. bahisha ubuntu, batangira kugurisha imbabazi cyitwaga indulgensiya. padiri akicara hariya, ukazana ikiru, ukazana amafaranga. babonye atari kugura baravuga ngo mwicurize n'abapfuye. ibyaha byari bimaze gushira, abantu benshi bamaze kwicuza. aravuga uti n'abapfuye nimubicurize nabo tubasengere bababarirwa. ariko cyari ikinyoma. ibyo dukwiriye kwitaho ni Kristo ubonerwa mu bugingo. Amen. hano hari ijambo muri Zaburi y'115 nashatse gusoma, wenda hari dusoze. haravuze ngo ntaba ari twe, Uwiteka ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryuha icyubahiro kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabiriye? Uwiteka ni Imana y'imbaraga, ituvushiriza umucyo, mubo ituvushiriza umucyo. reka ndekeraho gatoya. umuntu wese ukorera Imana, wabwirije abantu, akwiriye gukora imirimo mu ijambo rivuga ngo ntaba ari twe. hari umugabo numvishe w'umuteoloji, mwihangane, teoloji ndayemera ariko sinemera amahame ishyirwaho. uretse ko teoloji teos and logico biravuze ngo ni intekerezo z'umuntu. teo bivuga umuntu, logique ni ibitekerezo. biravuze ngo ni intekerezo z'umuntu, izo ntiziyobora Imana. Imana ntiyoborwa n'intekerezo z'abantu. reka da, Imana ni umuyobozi wiyobora,
njya nkunda kubivuga, umuntu ibyaye ntimureresha, ntinarera uwitabyaye. Rero turi mu ijambo rivuga ngo ntaba ari twe. Yarahagaze bamaze kumusengera bavuze ngo ntaba ari we, aravuga ngo naba atari njye ninde ubabwiriza. Ayiwe, Yesu yaravuze ngo no mu mabuye havamwe abana ba Aburahamu. Naba atari we, ababwirizwa bose se niwe ujyayo? Hose abumva ijambo ry'Imana niwe uba wabigishije. Hari abantu bishyira hejuru batajya bashaka ngo Imana iboneke mu mwanya barimo, ariko niyo mwakibagirwa ko ANICET yigeze ababwiriza ariko mukibuka ijambo Imana yamunyujijemo, ntacyo bitwaye, kuko uyu ANICET muri kureba azabora. Hari irindi zina nge ntariyitwa, hari ukundi nzasa bitaragaragara. Yego. Kureba twebwe iki kibiri mugafatira icyo mukubaka icyubahiro kuri iki kizabora, dufite undi muntu mushya. Uko Yesu azasa, Yohana yaravuze ngo uko tuzasa ntikurahishurwa, ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzahindurwa tugasa nawe. Ukunsabiza ababitakaye kabiri, izina muzi kuri ANICET rizashira, rizapfa vuba. Yesu yaravuze ngo unesha nzamuha kurya kuri manu yahishwe. Muhibuye rishya ryanditsweho izina ryera, muhibuye ryera ririho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse umuntu urihawe. Imana izaguhamagara nurangiza umenye izina ryawe. Kandi izina umuntu azarihabwa kubw'imirimo. Mukaza abantu bitwa bitewe n'icyo bakora. Uhamagara Geragera akitaba, ntabwo wahamagara Gera ngo umupuranto yitabe. Ibi bababwira ngo abantu ngo bazajya ngo ku ntebe ngo umuntu azagenda ngo Imana imubwire ngo subirayo. Yego, ni igihe cy'urubanza, ariko igihe cyo gutaha kw'itorero rya Christo, uko nta muntu wayoba ngo atahe iwanjye, buri muntu aziwe, niko n'imirimo yabo izabashorera. Umurimo uzagukatisha kubw'uruti hoya nge nawe twari duhari abantu badahari, katiraho imirimo twakoze, tuzajya muri Gehenomu, imirimo izagushorera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki se? Hahirwa bapfira mu Mwami. Umwuka nawe ngo ye baruhuka imiruho, ngo kuko imirimo yabo izazibaherekeje. Izaguherekeza kubw'uruti warankoze nyine, ntangire kanze ngukore. Niho Yesu yavugiye ngo ibyo utazampamya imbere ya data, utazampamya mu bantu nanjye sinzamuhamya imbere ya data. Uzi impamvu ari imbere ya data? Nuko ari we uzatwinjiza muri cya cyubahiro. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Hari abantu benshi bari bafite impungenge, bari bafite confusion kuri iki kintu, ariko ntekereza ko umuntu wakurikiranye kino kiganiro akaba gisoje yasobanukiwe. Kandi niba warebaga kino kiganiro kanda kuri share, kuko ibi ni ibintu abantu benshi bakeneye gusobanukirwa, bakeneye kumenya, byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hanyuma tugana ku musozo, reka tugushimire cyane ku bw'iki kiganiro cyiza uduhaye. Imana ishimwe ko yadushoboje. Imana ibaho umugisha cyane n'ukuri. Amen. Yego. Hanyuma wenda wowe dukurikiye ushobora kuba hari ikibazo wumvishe ntabajije kubaza, wowe uze kucyandika muri comment, turaza kukibona, kandi ntekereza ko ubutaha tuzagiheraho. Hanyuma reka kwinginge n'ubundi hano kwa turi ku mukanguzi ndetse no ku mpemburo. Ukeneye ANICET ku mukanguzi ubonaho nimero za telefone, ushobora kumuhamagara mugafatanya gusenga, cyangwa se ukagira ibindi bintu bamusobanuza. Hanyuma tugana ku musozo, reka tubinginge n'ubundi mudusengere. Imana, turagushimiye Yesu, wabaye incungu utubera n'umwami. Ni wowe mutambyi mukuru, ariko kandi wari n'igitambo. Yego. Uretse no kuba igitambo, wemeye kwambara umubiri w'ibyaha kugira ngo usige mu mva, uzukane gukiranuka nta rubanza rukuriho, kugira ngo udukize urubanza rwo ku munsi w'iteka. Turagushimiye. Hembura buri muntu wese umwigisha iby'ubwenge, ushatse kukumenya umwihishurire, kuko umuntu wese wifuza Imana umuhaza ibyiza. Fata amaboko abakubwiye ko ari abanyantege nkeya, abaguye ubabyutsa, abari bakomeye bakomeze kuba ku rufatiro rwawe, kugira ngo tubwire inkingi zaheraho mu rusengero rwawe. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo Yesu. Amen.